niba uri umucuruzi w'amafaranga koranabuhanga by'umwihariko ukaba wariyemeje kubyaza umusaruro P network kwa nyine warahisemo kuyicuruza, nakugira inama niba ufite coin zawe muri OKX, kuri Bitgate n'ahandi, nakugira inama yo kugurisha vuba vuba inzira zikiri nyabagerwa, kubera yuko P tugiye kuyibona imanuka cyane ku rwego rukabije. Niba kandi uzifite muri wallet yawe ya P network, ndavuga muri P browser, wariteguraga ko ejo cyangwa ejo bundi P iri guhindura ubuzima, nakubwira ngo genzamo gakeya, ube witonze, utegereze iminsi itari mikeya, wiyita mike kuko ni iminsi myinshi kugira ngo iyi P network ibe yabasha kuba yagira umusaruro ku bantu bayimenye. Ikaze mu kiganiro, nitwa Habibu, Habibu Crypto. Reka nizere ko mumeze neza mwese, mwahisemo kubana nanjye, bankurikira muri mu Rwanda, bankurikira muri hanze, bankurikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese ndabashuhuje. Kandi niba ari bwo bwa mbere umbonye kuri screen yawe, kora subscribe ukande kunzogera, utwandikire muri comment kugira ngo tujye tubana nyine mu biganiro byacu bya buri munsi. P network mu minsi 2 ishize yagaragaje kumanuka bidasanzwe, aho yageze kuri 0.18. Nigabanuka rije mu gihe abantu benshi twari twiteguye ko P igiye kuba yazamuka. Nigabanuka rije mu gihe habura iminsi mike ngo umugore wa Nicolas, Dr. Fanny, yitabire inama yiswe Token 2049. Ni inama twiteze ko ishobora kuba yazamura agaciro ka P network. Ni inama twizeye yuko ishobora kuvugirwamo ibintu by'ingirakamaro muri uyu mushinga wa P network. Ariko rero kubera iki P igomeje kumanuka cyane? Ni ukubera iki? Ni ukuvuga ngo mwibuke mu mushinga wa P network dufite total supply ingana na biliyoni 100. Nababwiye ngo niba ari ikintu kigenga isoko muri amafaranga koranabuhanga nicyo twita total supply. Total supply ry'ifaranga runaka nibyo rituma iryo faranga rigira agaciro ku isoko. Iyo ari nyinshi biba bigoranye, iyo ari nkeya haba hari amahirwe menshi yuko nyine iryo faranga rishobora kugira agaciro. Total supply ya P network ni biliyoni 100. Ubu tuvugana P network yaramanutse igera kuri 0.18, n'ubwongeye ikazamuka ikagera muri 0.23. Ariko mwibuke total supply iri mu bantu cyangwa se iri ku isoko ni biliyoni 8. Bivuze ko twe abapioneer turacyafite biliyoni 98 zitari zinjira mu isoko. Urumva noneho se niba P iri aha ngaha kuri total supply cyangwa se kuri circulation ya biliyoni 8, umunsi biliyoni 100 zizaba ziri mu isoko bizagenda gute? Urumva yuko nyine tuzabona P iri ahantu kure cyane, yaramanutse ku rwego rurenze, ndetse mvuze yuko yanagira no kuri 0.0001. ntabwo naba mbeshye. Uti rero Habibu, ibyo ni ibiki uzanye muri uyu mushinga wa P network? Ko tumenyereye yuko uyu mushinga wa P network ari umushinga mwiza, ari umushinga uzagirira akamaro abantu bawumenye. Ibyo ni ibiki uzanye? Ntundera amabuye, ahubwo nyine ndagira ngo tuganire mu by'ukuri tugendeye kuko ayandi makoini acuruzwa cyangwa se uko ayandi mafaranga koranabuhanga yubakitse. Ni ukuvuga ngo P network total supply yayo nta nubwo yayihesha uburenganzira bwo kuba yahangana n'ayandi makoini kuko ifite total supply iri hejuru. Icyiza rero nuko P coin nyine cyangwa se P network ikintu cya mbere yubakiwe ecosystem. Ni ukuvuga ngo ikintu kizazamura agaciro ka P network ntabwo ari uko abantu bazayigura ku masoko bakayiholdinga, kuko nubwo bayigura ngo bayiholdinge biragoye kubona abantu bakonsoma P biliyoni 100 za P. Biragoranye cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo ndetse n'aba bantu bashobora kuba baholdinga cyangwa se bakora investment mu mishinga runaka, byagorana kubona abantu bakizera ko iyi coin izagira agaciro mu gihe ifite total supply nini ingana gutya. Ariko ecosystem niyo izazamura agaciro ka P network. Niba rero uzi ko uzabyuka ugasanga P network yongeye yazamutse yakubise ku madolari 3, simvuze ko bitazaba, ariko bizagorana cyane ndetse bizafata n'igihe kinini, kubera yuko
si mwabibonye ko kuba timu yatangaje ko ikintu kijyanye na migration, ikintu kijyanye no kuba na KYC babyoroheje cyane. Uko rero abantu babona migration uko KYC zitangwa, ama migration akaboneka, niko abantu bafata za payizo bagahita baza bakabaha mu isoko, bityo isoko nyine rigatakaza agaciro. Nuko ngo mu minsi iri imbere murabona Pi Network iri kuri 0.1 ndetse ntibizanatinda no kuba yagera kuri 0.01, nabyo birashoboka bitewe nuko abantu barimo baragurisha. Bivuze ko igiye kuba timu itafunguye ecosystem kare, hakiri kare, ngo abantu batangire bizerere muri Pi Network binyuze mu guhana ibicuruzwa na serivisi. Pi tuzayibona ahantu habi cyane, hano uzaba ufite Pi igihumbi ubona utabonamo $1 bitewe nuko nyine iyi total supply yayo iri hejuru cyane. Nizere ko kwa timu nayo ifite ikintu irimo irategura, nizere yuko kwa timu, kuko abanyamuryango mu bigaragara benshi bamaze kurambirwa, benshi bamaze gucika intege, abandi nyine bamaze kubona ko uyu mushinga nta cyerekezo ufite. Gusa ni ukuri ufite icyerekezo. Igihe cyose ecosystem itari yafungura, niba ufite payi ukaba wari ufite gahunda yo kuba wagurisha ngo ukemure ibibazo, warakerewe. Iki ntabwo ari cyo gihe cyo kuba wagurisha Pi zawe, iki ni igihe cyo kuzireka umwaka cyangwa se imyaka 2 tukareba amaherezo y'uyu mushinga. Naho nujya kugurisha n'ubundi nta kintu uri bukuremo, kandi Pi zawe kuzigarura nanone bizaguhenda. Mwabonye yuko mining rate tuminingiraho iri hasi cyane cyane. Ngira ngo mu minsi yashize nibwo nakoze imibare nsanga byibuze ubu ngubu mu gihe kingana n'umwaka ushobora kubona Pi zitari munsi ya 20 na zingahe. Numva yuko zaragabanukira mu buryo bwose buhagije. Bityo rero ikintu nababwira nuko mugomba kwitwararika ku bazifite, mugomba kwitwararika mukirinda amagambo menshi y'abantu benshi b'abacanege bavuga ko uyu mushinga nta kazoza kawo, ariko nanone nawe ukaba umunyabwenge ukareba ukamenya kwifatira umwanzuro, kubera yuko mu by'ukuri ntabwo tuzi ngo ecosystem izafunguka ryari. Gitari yafunguka rero Pi Network turayibona ku gaciro kari hasi cyane, turayibona imanuka ku rwego rutigeze rubaho. So rero ikintu cyo gihari nuko nyine Pi Network yubakiwe muri ecosystem, ntabwo yubakiwe trading nkuko tuzi ayandi macoin. Bibaye ari trading nk'ayandi macoin guys, umuntu wese yakora mutwe hakiri kare, kubera yuko kugira ngo Pi izagere hejuru bizagorana. Ariko nanone ecosystem niyo yonyine ufite uburenganzira, nonyine ufite ubushobozi bwo kuba yazamura iyi coin tukayibona yazamutse hejuru. Ikindi, kuri wowe ufite Pi nkeya, kuri wowe utarabashije kujya muri uyu mushinga hakiri kare ngo mining, uba ufite Pi 1000 kuzamura, ufite Pi 10, Pi 20, aya niyo mahirwe nanone uhawe yo kuba wagura Pi ukazibikaho, ukazishyira muri wallet yawe, ukaba ufite Pi zitubutse, kubera yuko ni kuri make mu buryo bwose bishoboka. Kuko ntuzatungurwe nanone ushobora kubyuka ibintu bya cryptocurrency ntabwo wabimenya. Nuko ngo uko isoko rimanuka cyane niyo rigiye kuzamuka niko rizamuka cyane. Ushaka kuzisanga ejo cyangwa ejo bundi Pi yongeye yakubise yazamutse yageze mu $2, amadolari 2, 3, 10 ndetse birashoboka. Rero iki ni cyo gihe kuri wowe utarabashe kuba ufite Pi nyinshi, kuba utaramayininze Pi nyinshi, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ubashe kuba wagura Pi uzibikeho. Icyo nicyo nakubwira. Rero wowe uzifite nyinshi, rero inama niyo gutegereza ukareba, ntuhubuke ngo ugiye kugurisha, ukabanza ukareba, kubera yuko n'ubundi ntawamenya ngo Pi izongera kuzamuka ryari, bizagenda gute. Rero nagira ngo tuganire kuri Pi Network. Wakoze kunkurikira, wakoze kubana nanjye, nizere ko wakoze subscribe kuri Habibu Crypto. Nizere yuko kabisa turi kumwe 5 kuri 5. Ciao ciao, tuzahure mu yindi video ikurikira. Iyi ngiyi ndabakunda cyane, Nyagasani nahaze kwifuza kwanyu, ibyo musaba, ibyo mushaka byose abibahe nyine, kandi we atangira ubuntu. Mwakoze cyane, tuzahure mu yindi video.